Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse muri studio kuri mikoro ni Bosco in Region Info aho tugiye kurebera hamwe amwe makuru agezweho ari bwibande kandi akagaruka hano mu karere ka Afrika biyaga bigari. Ni amakuru adasanzwe amaze kumenyekana kuri uyu munsi wa none, ni bibaye muri uyu mugoroba wa none isi yongeye gukangarana ku bikorwa bya FARDC, ku bikorwa bya Wazalendo ndetse n'ubutasi buhambaye burimo gukorwa n'izi mpande zombi, no kuvuga coalition ya Kinshasa yose muri rusange, dore ko ubu amakuru ari tugeraho cyangwa se bimwe mu biri gutangazwa nuko byinshi mu bikoresho by'abarwanyi ba AFC-M23 byari byerekejwe muri Kivu y'Amajyepfo ubu bimaze guhita bifatwa. Ibikoresho bimaze gufatwa nyuma yo gutegwa ambushi igico gikomeye cyane. Biravugwa ko konvoye zari zirimo ibyo bikoresho rero zarashwe, hanyuma rero ibyo bikoresho bikurwamo bifatwa n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza, reka iyi foto mbanze nyishyire muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa mbere, kugira ngo kabisa muze kugenda munyarukire yo kuba batari bubashe kuba babona ahandi hariho hose. Mu by'ukuri iyi foto igaragaza iby'iki gikorwa gikomeye cyane. Mu by'ukuri benshi mu bashyigikiye ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaje nk'ubutwari cyane, bagaragaje mu by'ukuri nk'ikintu gikomeye kidasanzwe gikozwe, kandi koko ni ikintu gikomeye kuko ibi bikoresho bifashwe ni bimwe n'ubundi mu bigenda bigateza umutekano muke, nibyo bigenda bikifashishwa muri iyo mirwano ya hato na hato. Aya makuru rero yose turaza kuyagarukaho, tubive imuzini muzingo, turebe iyo ambushi, turebe ibyo bikoresho byafashwe ni ibikoresho bimeze bite, byose ube hafi tuze kuba twabigarukaho. Sa makuru nyine gusa tugufitiye, ahubwo turareba nibigezweho ku nkuru zigaruka kuri Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imikoranire noneho mbona yamaze kujya ku ntera yo hejuru cyane. Imiryango itandukanye irimo SADC yabijemo, n'ubundi Tanzania ibarizwamo. Abenshi bati rero kubera ko Tanzania atari ku nshuro ya mbere n'ubundi rwanya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bati nta kiza guhinduraho. Abandi bati ko tuzi Tanzania ari igihugu gikomeye cyane muri aka karere, aho ntibigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku barwanyi ba AFC-M23 mu gihe Tanzania yiyemeje yivuye inyuma gukorana na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ibikorwa byo guhagarika ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi tubihuje na politike y'akarere gishobora kuba ikibazo ku Rwanda, mu gihe n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara yuko mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara yuko kuri ubu ngubu nk'uko byavuzwe Repubulika Demokarasi ya Kongo byinshi mu bihugu ikoranye nabyo, urugero turarufatira ku Burundi, n'ubundi bihita biba umwanzi ukomeye cyane ku Rwanda. Bigaragara yuko no ku Bubiligi nuko bimeze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho kuri ubu birabarurwa ko ari uko bimeze. Bati ese iyi Tanzania nayo ntabwo bishobora kuza kugenda gutyo, tukaza kubona ibicuruzwa ndetse n'imikoranire isanzweho ibangamiwe, no kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda imikoranire hagati ya Tanzania n'u Rwanda ikabangamirwa no gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko inyungu zishobora kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zishobora kuruta cyane izishobora kuva mu Rwanda, no kuvuga inyungu zerekeza muri Tanzania. Ibyo nabyo abantu bakomeje kugenda babyibazaho, ariko turaje mu by'ukuri turebere hamwe aho ibintu bigeze, uburyo biri gutegurwa ndetse n'uburyo bigomba kuba byakorwamo, dore ko amakuru yose nyafite hano imbere yanjye asobanura cyangwa se agaruka kuri byose uko byateguwe ndetse n'imikoranire uko izaba imeze. Mwabantu mwe, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko zimaze kwigarurira imidugudu 8 yose kuri uyu munsi. Ni imidugudu myinshi cyane, ni ibikorwa byo gukomerwa amashyi ku ruhande rw'abashyigikiye izi ngabo, kubera ko gufata village 8 ntabwo ari ibintu byoroshye.
habe na gato, ntabwo ari ibintu mu by'ukuri biri aho ngaho biba byaje gutyo bira mpangu, ahubwo hari amaraso aba yahamenekeye, hari icyo kiba cyahabiriye. Nk'uko rero amakuru ari kutugeraho muri aya masaha ni uko ibice 8 byose bimaze kuba byafatwa na FARDC. Umujyi wa Goma na n'uyu munsi uracyari igice cya mbere kiri gushakishwa n'uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nuko gukorana kose uri kugenda wumva hagati y'impande zigiye zitandukanye ndetse n'ibigenda bitegurwa, ujye umenya ko cyangwa se unasobanukirwe yuko umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, ibice nk'ibyo ngibyo biri mu by'ibanze bitegurwa kuzagira iki, bitegurwa kuzafatwa mu gihe igisirikare cya leta ya Kinshasa kizaba gitsinze urugamba. Ni amakuru menshi cyane tubafitiye kuri uyu mugoroba wa tariki 11. Icyo musabwa gusa ni ugukomeza kuba hafi, icyo musabwa gusa ni ugukomeza kubana natwe, ubundi tukarushaho kugenda duca mu by'aya makuru rwose abakomeje kugenda amenyekana, dore ko hari benshi baba batabashije kubasha kubikurikirana, ariko hano mu by'ukuri byinshi ngira murabizi ko tuhita tubiva imuzi n'umuzingo. Turanyarukirana Rubero, ndabona hari amakuru ari kuvugwayo, ni mu gihe kandi bivugwa ko indege rwose zikomeje gushyirwa hasi, indege z'abarwanyi ba FC23. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho tubiva imuzi n'umuzingo. Unyemere rero ku muntu wamaze gukanda subscribe, mbanze ngushimire cyane. Ku muntu utarabikora, mbabwira umunsi ku wundi ko nicyo gihe nako kanya igihe kiriruka isi iradusiga. Ubwo rero uramutse udakanze subscribe uyu munsi wa none, ku munsi w'ejo ushobora kugaruka kabisa ugasanga uburyo wungukirwaga n'amakuru bwahindutse. Gukanda subscribe byageze igiciro, byagenda bite mu gihe utabikoze for free, ariko ako nagaciyemo. Kanda subscribe ubundi dukomeze. Ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi bwa mbere cyangwa se mbere na mbere turaza kuhurira muri comment, utanga ibitekerezo byawe, tanga ibitekerezo byawe kabisa. Hanyuma iyo ushatse ko birengaho ngaho ushaka no kunyarukira muri groupe yacu Songa Mbere, link tuba twayigushyira ahatangirwa ibitekerezo kugira ngo bikorohere, niho tuba twayipininze. Ikindi kiba gikurikiyeho like, share nabyo nimuze kubyibagirwa mw'abantu mwe. Ndanasuza cyane abantu mudukurikirana cyangwa se mudahwema kutugaragariza urukundo no kubana natwe, bari mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania, yewe twambukiranye n'imipaka dukubitire iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndabizi ko mudukurikirana muri benshi, mudahwema kubitugaragariza umunsi ku wundi kabisa. Ari nayo mpamvu natwe tuba tuvuga tuti ntabwo dushobora kugira guhwema, ahubwo turahorana ubudahwema kugira ngo namwe mubashe gukurikirana aya makuru, dore ko ari nabo bari mu mirimo igiye itandukanye. Tudatinze mu magambo, reka twimata tudondosha turebe iby'aya makuru yo dukubitire icyumvirizo kuri iyi ambushkade kabisa imaze kuba yavugwa muri uyu mugoroba. Ndabona biraza kunsaba mu by'ukuri gukoresha ubuhanga kugira ngo tumenye ese ibi bifashwe ni ibiki, ibi bifashwe birimo iki. Gusa mu biragaragara yuko ari boîte zishobora kuba zirimo amasasu cyangwa se n'ibindi. Byanze bikunze rero izi boîte cyangwa se icyo nakwita nk'amabox mu by'ukuri biragaragara ko afite byinshi abitsemo. Ni amabox rero menshi cyane afashwe mu by'ukuri nk'uko bigaragaye kandi bikaba icyo ndi kubona cyo ngo haba harimo amasasu y'imbunda nini, y'imbunda nini rero, ndetse n'ibindi bintu by'ibikarito bifashwe. Izi rero cyangwa se ibyo ngibyo wumva ndimo kukubwira ni ibikoresho bifashwe rero ubwo byari iby'abarwanyi ba AFC23, ndetse ntabwo ari bo bonyine gusa nk'uko aya makuru arimo kubivuga, ariko by'umwihariko ngo byari bigenewe twirwaneho. Murabizi ko uyu munsi twirwaneho n'ubundi nayo yamaze kwinjira tayari muri AFC23 nihiri.
Ibi bikoresho rero amakuru ari kutugeraho mu by'ukuri dukesha rezo sosiye aravuga yuko ngo twirwaneho bari batwaye amasasu ngo baguye mu gico gikomeye cyane. Iki gico kikaba ari igico cyatezwe cyangwa se cyateguwe n'ingabo zidasanzwe special force. Iyi ambuscade ikaba yateguwe na special force ya FARDC ndetse na VDP Wazalendo, bakaba bigizemo uruhare ngo bikaba bikozwe cyangwa se icyo gico kikaba kiberaho bita Kipupu muri Mikenge. Biravuga ko ngo benshi mu bari baherekeje ibyo bikoresho bacitse kuko nta nubwo byigeze byangizwa cyane, byangijwe n'ibike nyuma yo kubona uburyo ki batari bashe kuva muri iyo ambush cyangwa se bitari bakunje kugira ngo bashe kuva muri icyo gico. Biravuga ko benshi hano Kipupu Mikenge muri iyi ambuscade, nuvuga ngo iyo tuvuze Kipupu Mikenge ntabwo ari agace gutya karimo kandi ahubwo cyangwa se ntabwo ari izina ry'agace kamwe, ahubwo nicyo cyerekezo byari birimo. Nuvuga ngo ambush ibaye hagati ya Kipupu na Mikenge, niho ambush ikorewe. Hagaragaye rero ibyo bikoresho, hagaragara ndetse n'ababifashe. Hanyuma rero amakuru akavuga yuko ikintu kibayeho twirwaneho benshi mu bari baherekeje ibyo bikoresho ngo babonye ibibaye, nuvuga nyine babonye ko baguye muri ambush bavamo barahunga, ariko bidasobanuye yuko bose bagiye gutyo. Ngira ngo namwe iyo bavuze ambush cyangwa se ambuscade uhita wumva igisobanuro cyayo cyangwa se uhita wumva icyo ari cyo. Ambush nicyo kintu cya mbere kiba gikomeye, ambush nicyo kintu cya mbere kiba kidasanzwe uko byagenda kose, cyangwa se icyaba cyose umenye ko ambush nicyo kintu kiba gikomeye cyane. Nkuko bimaze gutangazwa rero, benshi ngo bahunze hafatwa ibikoresho kuko ntabwo bigeze bakurikiranwa cyane nkuko amakuru ari kutugeraho abitangaza. Ibikoresho byo byafashwe, gufatwa ko byafashwe, ndetse ngo nta n'umurwanyi n'umwe cyangwa se matekwa zafatiwe muri icyo gikorwa. No kuvuga abarwanyi bafashwemo ari bazima, abo bo ngo ntabo, nkuko aya makuru arimo kurushaho kugenda abigaragaza. Ariko icyakoza ibikoresho byo byafashwe cyangwa se birafashwe. Ni muri umugoroba rero wa tariki 11, kandi nanone ni mu gihe kuri ubu ngubu mu makuru akomeje kugenda asirikira hirya no hino. Ku munsi w'ejo ko mbona bitari byoroshye, ku munsi w'ejo reka tujye muri teritwari ya Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC yarashe indege y'abarwanyi ba M23. Biravugwa ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zarashe iyi ndege zirasira muri Karehe ni nyuma y'imirwano ikomeye yo kuva ku wa gatanu tariki 10, nkuko amakuru aturuka muri ako gace bivuga. Ubwo ni ku munsi w'ejo nyine nibwo iyo ndege yarashwe. Ahabereye icyo gikorwa, FARDC yongeye kugenzura uduce twinshi tw'ingenzi Karehe. Hari uduce rero FARDC yahise itangira kugenzura, ari nayo iyo ndege yarasiwe. Harimo aho bita Tungushuti, Mututira, Kimore, duherereye mu duce tugiye mu bice bigiye bitandukanye. Biravugwa ko kabisa ingabo za FARDC zikomeje kwitwara neza cyane muri teritwari ya Karehe, aho uburyo FARDC iri kwitwara aho nta kosa na rimwe barimo gukora, usibye aho ngaho muri teritwari ya Karehe. Ubu uyu mugoroba haravugwa amakuru yuko agace bita Kawu, aho bita Hara, aho bita Kalombo, two muri teritwari ya Njugu, ubu ngubu biravugwa ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye gufata utu duce. Hanyuma rero biravugwa ko ngo abo bita CRP, izi murabizi nazo ni inyeshyamba zivugwaho gukorana na FC23,
nizo zari zimaze iminsi zigenzura ibi bice, aho bita Kawu, aho bita Hara, aho bita Kalombo, ni muri teritwari ya Njugu. Ibyo bice rero bikavuga ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahabaye bigizwemo uruhare n'itsinda ridasanzwe. Uyu munsi tuzi aho bita Banakonda, tuzi aho bita Bahibo. Ako nkubwiye ko FARDC yari ifite amatsinda akomeye cyane y'ingabo ari kugenda akoreshwa, ndetse amaze iminsi ahabwa imyitozo ikomeye cyane. Nkeka ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi bajya bavuga ngo barashidikanya ku bushobozi bwacyo, biraza kugorana. Ngira ngo mwabonye ko aba instructors kabisa baturutse mu Bufaransa, baturutse mu Butaliyani, baturutse muri za Israel, Abanyamerika, abo bose barimo gutoza, barimo gutanga ikintu bita imyitozo kuri FARDC ku butaka, mu kirere, mu mazi, yango no munsi y'ubutaka. Sasa rero ukuntu ibintu bimeze, nyuma yuko mwumva Uburundi butejemo, nyuma yuko mwumva turimo turavuga aba instructors baturuka mu ibyo bihugu biri mu Bufaransa, Tanzania ati natwe ntago dushobora gutangwa, kandi ngo nikubise umuke wirenze urugo. Nabo baravuga bati rero amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kuba ayacu. Ubu Tanzania yamaze gufata umwanzuro, karabaye. Ati amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishimangirwe, ni mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu bihana imbibi. Ngo ni urwo rwego byakozwemo no kurushaho guteza imbere umubano mwiza w'ubutwererane hagati y'ibihugu. Nibyo byari bigamijwe mu ruzinduko rwa Vice Ministre w'Intebe akanaba Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ari abarwanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guy Kabombo Mdomvaita nibwo yagiye Dodoma, ibyo narabigarutseho, ariko urugendo yagiriye Dodoma muri Tanzania rwasize ikintu gikomeye cyane. Yahuye n'uwo bita Limo Nyansaho uri mu nshingano nk'izara muri Tanzania, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu tariki 10 Mata. Ngo abayobozi bagiranye ibiganiro ngo rero byibanze ku bibazo by'umutekano n'ubwirinzi bw'imipaka ku biyaga, banarebera hamwe ingamba zo guhuza ibitekerezo mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare ku rwego rw'akarere. Nyuma y'ibyo biganiro ngo hakurikiye inama yagutse yahuje impuguke zo mu nzego zombi, zo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rwa Tanzania. U Rwanda bavuye kandi. Ibiganiro byakozwe bikurikije umurongo watanzwe na Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi, kandi bihuje na gahunda ya guverinoma igamije gushimangira ubufatanye bwa gisirikare bwizewe, kubungabunga umutekano mu karere no gushyigikira ivugururwa rikomeje ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje icyizere ko uru ruzinduko ruzatanga imbaraga nshya mu guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu by'inshuti. Yagize ati gushyirwaho kwawe vuba aha nka Minisitiri w'Ingabo n'urwego rushinzwe serivisi z'ibihugu biduhaye amahirwe akwiye yo gusuzumira hamwe imiterere y'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byacu bushingiye ku masezerano y'ubwumvikane n'ayo kuyashyira mu bikorwa. Ati twifuza kurushaho kubishimangira, tukaboha ibikorwa bifatika, kandi tugashimangira umubano udasanzwe uhuza ibihugu byacu ushingiye ku mateka n'inyungu z'amahoro n'umutekano mu karere. Ku ruhande rwe, Minisitiri w'Ingabo wa Tanzania Limo Nyansaho yashimye intambwe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze gutera mu guharanira amahoro n'umutekano. Yongeye gushimangira ko Tanzania yiteguye gukomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro ku butaka bwayo bwose. Yanashimiye mugenzi we ku ruhare rwe mu kubaka no kuvugurura FARDC bikurikije icyerekezo cy'umugaba w'ikirenga. Impande zombi zemeranyije gushyira mu bikorwa ubufatanye bugaragara, cyane cyane mu mahugurwa, kongera ubushobozi ingabo, guhuza ingamba zigamije amahoro no gufashanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bibangamira akarere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania bisanzwe bifitanye umubano mwiza mu bya diplomasi. Ingabo za Tanzania TPDF zizwi ko mu by'ukuri zigirana umubano mwiza rwose
na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagira uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro buyobowe n'umuryango w'abibumbye n'imiryango y'akarere bageze bajyamo bwa SADC. Mu ntambara zabaye hagati ya tariki 24 na 28 Mutarama 2025 Isake ndetse na Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Tanzania zahatakarije abasirikare babiri, abandi bane barakomereka bakaba baravuriwe Goma. Ibyo byatangajwe muri Gashyantare 2025 n'ishami rishinzwe itangazamakuru n'imibanire n'izindi nzego mu gisirikare cya Tanzania. Byagaragaje ubwitange ndetse n'ibikorwa byakozwe n'abasirikare ba Tanzania kugeza no kubura ubuzima barwanira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bati kuri inshuro cyangwa se uyu munsi ntabwo Tanzania yigeze igenda, bati turacyahari, bakaba bemeje rero ko bagiye kwinjira tayari mu rugamba rwo guharanira amahoro n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.